Kene ibi byose nkora uzatekerezwa ndi umuntu mubi ahubwo mbabarira urukundo rwacu n'urwo rwacu rw'ahazaza. Sure. Yeah. Okay. Sabi. Abizi cyane ko ngukunda cyane. Kandi niteguye kukwereka urukundo rwose n'isura ryose. Papa. Yeah. Niyo mpamvu nawe. Ndakunda cyane. Nawe. Isumuri Sano yagiye muri iki gitondo. Ijoro yarayageze hano yabyutse agenda atanaruhutse. Musano. Eka sinzi mbonye ajya mu centre ngo aragiye kureba ntago muzi. Gashobora kuba yagiye kureba umukunzi we. Araho yambwiye ko ashobora kujya kumureba. Dore yuko yari yamuzanye anamuhatiriza ntabwo yashakaga ko bazana hano hano. Umukobwa se? Ushatse kuvuga se ko yacitse Sano kugira ngo utajyana nawe hano? None se muri abakobwa b'iki gihe ntubazi. Buriya yabonye Sano yarakubiswe n'ubukene ahitamo kumuyobada. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo byoroshye. Mbega umukobwa mubi. Ariko ngo nanga kuri Sano nzi. Reka twe gucira urubanza umunyarwandakazi w'abandi. Wenda wasanga afite impamvu kandi ifatika. Simishu wasanga atari nawe. Umuri anzaniye udukweto two gukarabiramo. Akose na nubu Sano ntagaraza. Asebe ubona Sano zashobora kino cyane. Yewe nashaka kimenyere ko yahuye n'ibyago utuntu twe twose bakaduteza cyamunara. Arababaje. Byo ntago yorohewe muri. Niyo mpamvu tugomba kumuhora hafi tukareba ukuntu twamukansaringa pe. N'ubuzima bwanze. Niho akoze sheri ntago birashya. Yewe neza. Kumundi bose mutavu. Ase kubera iki wambaye gutyo Sano? Nese brother, niyo mpamvu mwese mundeba gutyo mwese. Oya Sano we bigira rwenya. Kwambaye gutyo uvuye neza. Muri nyine nabirenze mvuye ku isantere nyine kugurisha utwenda twanjye kugira ngo mbone udufaranga dukeya nyine two kumfasha. Sano ugeze aho ugurisha imyenda wambara?
ibyawe babiteje cyamunara none n'utwara usigaranye nawe urimo kuduteza cyamunara. ibyo bireke ntabyo ahubwo ntabatindiye muze mbereke hari utuntu hano nari nzanye. Aha nimuze ibintu tuzanye reka turebe ibyo ha unteye amatsiko pe nubwo ntararangiza koga reka nanjye ndebe. Mfite amatsiko pe. nta kintu nabazaniye nyine buriya umugore wa mukuru wanjye ntabwo namuyobera muri ariko sezana nawe muri ndabizi ibintu arabikora nyine nyicaye hariya ku muhanda imineke rwose ndavuga kuva ati na reka kera mumuzanire kuko ndabizi urayikunda cyane. iki ngiki ni icyo bita keya muri sanagize bikunze cyo kuva ryo risi wavuye ku mineke urawiririye yego muri nawe rwose sanagize biri kunuka uyu ubwo nyine atunguwe na surprise mukoreye reka mbanze njyeho ngira ngo sari buze iyo kuyisha mico ntabwo ari myiza ni ukuri. John wasoniye ariko se ibigwi tuvugisha ukuri na mukuru wanjye w'imfura umugore wawe ararwara abe no kumushakira imiti. yigize se ambwira yuko anarwaye ni nk'umuyimana twabanaga mbona ari muzima pe. Bigwi nta kundi nyine reka ngere kuri farumasi mushakire y'ibintu nyine ese ubona ko yarembye umugore yarembye. nkunda ko uri umutabazi reka nanjye ndangize gukara. nishu narakubuze bana we amakozi hani cyangwa kugendekeye umva mubwiye njyewe navuye mu modoka ninjira mu kabutike nsohotse ndakubura Shasano reka mbwize ukuri ibyabaye ntabwo ari kubw'impanuka ahubwo nuko nari nabipanze. what my god nishu niko wabyishuje Sano reka mbwire nanze ukongera ibibazo ku byo ufite mpitamo kubigenza kuriya nabigenje. nishu nishu please ndakwinginze urabizi ko nagusezeranyije ko nazigera gusiga gute wowe wabinkora kuki wankora ibi bintu ahubwo se Sano uvuye ko nde wataye umutwe. sindi gushaka kwiyumvisha nyine misho biragoye gusa nyine mvuye kuri farumasi gushaka utunini tw'umuringa umugore wa mukuru wanjye yarembye mvuye mu rugo nyine atameze neza pe nise ubundi mishuri kuba hehe ni ukuri ushatse waza tukabana nubwo mfite ubukene meze nabi nta kintu cyambuza kubana nawe subizi ko ngukunda. Hano ntabwo nshaka kongera ibibazo ndi kuba mu kigo cy'amasere hariya ruguru wowe banza wite ku tubazo twawe nigikemuka banza wite kuri famiye yawe tuzongera tubonane. misho please ndakwinginze sibyo basi nyemerera ukodeshereze inzu sibyo ndakwinginze ndabizi urimo uratinya ko mukuru wanjye yagucishamo ijisho ariko please ndakwinginze nyemerera ubyemere sibyo reka njyane imiti sibyo kiri umuringa ariko nyine wumve ko inzu nimara kuyibona nzaza kukureba kuri abo bagira neza bagucumbikiye sibyo misho. we musore twavugana
Sabe ni wowe ashanga ndasakeye kare Sabe biracamo komera komera amasako waranabyibushye sha nyine natwe nuko tumeze cyane nanjye ubuzima nuko byagenze iyi si se shaho nuko nyine byaje kugenda gute se mwiruka mu bidi yanjye ikibura niva hariya nagiye muri business ariko nyine ibintu byambayeho ni birebire ariko ni birebire byataje ibintu by'ubwiyamusi kabisa bikoze neza kutaka agacupa se ngo nawe ukama nicyo gihe kumugurire ndihuta hari umurwayi mvuye kugurira imiti nyine hari n'agaserivisi nashaka kugusaba nta kibazo mbwira icyo ari cyo ushaka sibyo nyine nabasabaga nimba nyine hari ahantu mwamura inzu ikodeshwa ya makeya ndi gushaka inzu sano ibintu by'inzu wigira ikibazo ko mfite amazu menshi cyane sibyo ahubwo weho uzashaka time unsure mu rugo uzabwire ntabwo abona mwakuzana sibyo ni naho bose baranze oya mu rugo ndahazi neza icyo gisize ko muri birthday yawe ntabwo nigeze niyumva sibyo ni hariya Anthony hariya imba uzansure tubiganireho ko inzu mfite amazu menshi sibyo ikindi cyo ntugira ahandi hantu uzagushakira icyo nzakigufasha ndumva nta kibazo nyine nimba nyine munafite ukuntu bumeze nka senkisi nyine y'agafanta sano uriya nk'ibiti yanjye wakoze akazi katoroshye sibyo cyane ni ukuri nyine mwamukoze pe kuko ubuzima ntabwo bunyoroheye nari ngiye nanjye gusura umukunzi niyo mpamvu manze gushyiramo kamwe kugira ngo naza kwimyaka bamukuntu sibyo ariko fata akira yose nayangiye kuko nta kibazo byinshi wakoze sibyo nanjye murakoze cyane nyine reka ngende nyine buriya uraza kubareba uzansure mwana tuganire bamugisha sawa nyarukana imiti yego ye iyi niyo surprise wambwiraga yo kunsura ununguye oya iyi ntabwo ari surprise nakubwiraga pe ariko pe muri minsi bisa neza cyane 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 pe wallahi ese ko nayo nyine nkubeshya merci hagati aho ngaho bari ka surprise sibyo amatsiko yeah wait Hello? Basi uri mu rugo? Nagira ngo umubwire uyu munsi ntabwo ndi butahe ukinga ukomeza ntabwo ndi butahe hari umushoferi aranitaba urumva umeze ute ako si sano karame biguye ko wamuzaniye imiti se n'umuzanire n'amazi yo kwinywesha muri umeze ute umuru uramera neza rwose yemera ako kanini karaza kugufasha humura rwose uraza kumera neza oya biguye humura iki kinini ndabizi kiraza kumufasha mu mwanya rwose arabaye mutaba muri humura uramera neza ariko data we akumana yanjye oya se nawe shaka moto tumujyane kwa muganga ubwo nabona
umutima kundiye se koko telefone ese nk'ubwo uracyamara icyo aho ngaho oya telefone ahubwo se mwana yanjye ngombwa n'umufata njye kwishakiramo jya ukinge ukomeze ntabwo ndi butahe ngiye kwita sawa se no kwishyura mu bintu sure ndaturasa igihe cyose wandarije nicyo gihe cyane ndari kumvisha umwenda sabye nicyo bita gutungura umukunzi sinagutunguye simbonekana nta kibazo halo bigwi ngo shiri gahunda yo kunda zirahindutse umuringa bamujyanye kwa muganga kandi urabizi turi inshuti bamushyize mu bitaro ngomba kujya kumurwaza niba rero urarara hano cyangwa turajyana ntabwo mbizi Welcome. Thank you. Hano hantu ni heza. Icara hano ariko ntajya ujya uva muri ibyo ngibyo uba warigize. Cyakora ufite ibiro kabisa. Wase shiri. Amen. Uravugisha ukuri koko yagiye ntabwo ari bugaruke vuba. Nukuri Kenny, mukaya amaze kumpamagara. Arambwira ngo ijoro ryose. Ijoro ryose. Yeah. Sabe. Mfite ubwoba ko cyasabye cyazatuvumbura. Ese ubundi ntabwo ajya azana imico yo gushurashura kare ubwo twamurya amafaranga twitonze. Nyine sheri, buriya Sabye amafaranga yamuhumye amaso. Nta kintu aba yitayeho. Kandi buriya afatana n'abantu batamenyeranye. Ngiye pe njyaramenya byatari. Ntabwo abitinyuka. Rero nyine ni ukureba ukuntu tugerageza nyine tugakora umupangu wacu vuba. Nyine kugira ngo atazatuvumbura. Kenny, ibi byose nkora ntuzatekerezwa n'umuntu muri pe. Ahubwo unamurira urukundo rwacu n'urwacu rw'ahazaza. Sure. Yeah. Okay. Sabe. Nabizi cyane ko mukunda cyane. Kandi niteguye kukwereka urukundo rwose muri ijoro ryose. Yeah. Gendera umuntu ko mpamvu. Kenny, uzi ko se agarutse Sabe.